Muraho neza nanone bene data, twongeye kubaha ikaze muri iki cyumweru cyo gusenga, aho tugiye kurebera hamwe uyu munsi n'icyigisho cya gatatu kivuga ibyerekeye uguhinduka. Mbere y'uko rero tujya mbere tureba kino cyigisho kivuga ibyerekeye uguhinduka, ni mutyo dupfukame tubanze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje n'umwanya mwiza uduhaye kuganira ku ijambo ryawe. Tugushimiye cyane ukuntu ukomeje kubana natwe muri iki cyumweru cyo gusenga, aho turi kureba ubutumwa bugenewe iminsi y'imperuka. Reka buri wese muri twe abashe kumeza kuzirikana no gutega amatwi iby'ubu butumwa, kugira ngo budusigire impinduka mu mibereho yacu. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Icyigisho cy'uyu munsi kiravuga uguhinduka. Kino cyigisho ni icy'uyu munsi ku wa mbere ku wa munani Ukuboza umwaka w'2024. Byateguwe n'uwitwa Elias Rivera wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko mbere y'uko twinjira mu kino cyigisho, ni mutyo tubanze dufate Bibiliya zacu dusome amagambo aboneka mu rwandiko rwa kabiri intumwa Pawulo yandikiye Abakorinto mu gice cyaho cya 5 ku murongo waho wa 17. Haranditswe ngo, umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Kino cyigisho tugiye kurebera hamwe cyitwa uguhinduka. Mbere ya byose, guhinduka ni iki? Muri iki gitabo cy'icyumweru cyo gusenga basobanuye uguhinduka icyo ari cyo. Haranditswe ngo, ijambo guhinduka risobanura guhindura, gushyiraho itandukaniro, guhindura rwose ikintu runaka kikavamo kitari uko cyari kimeze. Ni igihe ikintu gihindutse kigahinduka uko kitari gisanzwe kiri. Ibyo tugiye kurebera hamwe. Akagingo kabanza karavuga ngo ihinduramiterere. Hano baduhayemo urugero rw'ikinyugunyugu. Ikinyugunyugu twese turakizi ukuntu kiba kiguruka gifite amabara meza. Buriya bwiza bwacyo ntabwo kibuvukana. Ubundi uko bigenda, uruziga rw'imibereho y'ikinyugunyugu rugizwe n'ibyiciro 4. Bwa mbere kirabanza kikaba igi, noneho kigahinduka igishorobwa, maze kikaba ikinyabwoya cyangwa ikintu kimeze nk'ikimata, hanyuma kikabona kuba ikinyugunyugu cyiza cyane. Murumva, ibyo byiciro 4 byose nibyo kinyuramo kugira ngo tukibone kigaragara neza, kiguruka mu gasozi. Ibyo rero tugiye kureba uburyo hakwiriye kubaho ihinduka mu mibereho yacu ya Gikristo mu buryo bwimbitse. Buriya iyo urebye umukristo wahindutse ufite imibereho iboneye, koko wamureba ukabona aragaragaza ishusho ya Yesu. Ntabwo aba yarayivukanye. Twese tuvukana kamere mbi. Rero ni ibintu bibaho buhoro buhoro. Tugiye kureba akagingo kavuga ibyerekeranye uburyo ihinduka rikora. Guhinduka ni igikorwa cy'Imana mu muntu kubw'imbaraga z'urukundo rwayo n'umwuka wayo wera. Nk'uko tugiye kubibona, buriya guhinduka kubaho kubw'imbaraga y'Imana. Umuntu ubwe ntabwo yakwihindura. Hano baduhaye urugero rw'uwitwa Sawuli waje guhinduka Pawulo. Sawuli w'i Taruso yarenganye ubwoko bw'Imana, akica abakristo, abahora izina rya Yesu. Nyamara hano bavuzemo uburyo uwari werekeje i Damasiko afite imigambi mibisha yo kurwanya itorero rya Kristo, nyuma yaho yaje guhinduka umwigishwa ukomeye waje kurenganywa ahubwo azira Kristo nawe. Buriya uguhinduka kwa Sawuli ni imbaraga y'Imana ubwayo yabyikoreye. Kandi iyo turebye none urundi rugero rw'uwitwa Nikodemu. Nikodemu yaje gusanga Yesu, bagirana ikiganiro, ariko kugira ngo Nikodemu yakire umwami Yesu kandi yerure ku mugaragaro ko yakira agakiza byafashe igihe. Muri iki gitabo bashimangira yuko byafashe imyaka 3 yose.
byafashe imyaka 3 kugira ngo Nikodemu uguhinduka kwe kube gushyitse. Rero birumvikana ko uburyo ihinduka rikora ni uburyo Imana ubwayo ariyo ifata nyambere mu kugira ngo idufashe guhinduka, ko twebwe ubwacu ntabwo twabyishoboza. Niyo mpamvu byose tubyegurira Imana. Mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, paje 172, handitswemo amagambo agira ati: umuntu abasha kudasobanura neza igihe n'aho byabereye, cyangwa ngo arondore uko byagenze mu guhinduka kwe, ariko ibi ntibivuze ko atahindutse. Burya birashoboka yuko umuntu yahinduka ariko ntamenye igihe byabereye, bitewe n'uko ubundi ugukora kw'Imana cyangwa se ugukora k'Umwuka Wera kumeze nk'umuyaga. Muri iki gitabo kuri iyo paje nababwiye basobanura neza uburyo uguhinduka k'umuntu cyangwa se kugira ngo Umwuka Wera aheshe umuntu guhinduka bibaho mu buryo butagaragarira amaso. Muri iki gitabo berekanye ishusho y'umuyaga, yuko Umwuka Wera akora nk'umuyaga. Byumvikane ko kugira ngo uhinduke bigenda buhoro buhoro, maze umuntu akaba yabona ingaruka z'uko guhinduka. Nk'uko umuyaga urimo urakora ntabwo umuntu awubona, ariko ibikorwa byawo umuntu arabibona. No guhinduka niko bigenda. Umuntu ashobora kudasobanura neza igihe n'aho byabereye, ariko uko agenda ahinduka ibikorwa bye, imibereho ye bigaragaza neza yuko yahindutse. Rero mu buryo butagaragara nk'ubw'umuyaga, Kristo akaba umutima ubutitsa buhoro buhoro, ndetse ahari mu buryo butanasobanukiye ubyakira, hari ibikorwa bibaho biba bigamije kugarura umuntu kuri Kristo. Ibi bibasha kuzaba ari uko umutekerezaho binyuze mu gusoma ibyanditswe byera, cyangwa binyuze mu kumva amagambo y'umubwiriza ahesha agakiza. Murumva uguhinduka aho bitangirira? Murumva uguhinduka aho bitangirira? Bitangira igihe umuntu atangiye gutekereza kuri Kristo Yesu, bitangira igihe umuntu ari gusoma ibyanditswe byera, bitangira kandi igihe umuntu ari kumva amagambo y'umubwiriza ahesha agakiza. Niho bihera burya. Mu kanya nk'ako guhumbya, uko umwuka aza akarushaho kumurika mu buryo butaziguye, niko umutima unezezwa no kwiyegurira Yesu. Nguko uko guhinduka bigenza. Nuko nguko guhinduka bigenda. Birumvikana neza yuko ari igikorwa cy'Imana ubwayo. Umwuka Wera niwe udushoboza, niwe ukabakaba umutima, maze akakubashisha guhinduka ikiremwa gishya. Uruhare rwacu rero ni ukutinangira. Ntukinangire, niko kagenda tugezeho. Uruhare rwacu ni uko tudakwiriye kwinangira. Kuri cya gitabo nababwiye cy'Uwifuzwa ibihe byose, paje 175 ndetse n'176, handitswe amagambo agira ati: none se ni gute twakizwa? Nitutinangira ngo twange uko guhamagarwa, tuzayoborwa munsi y'umusaraba, twicuze ibyaha byatumye umukiza abambwa, maze kubwo kwizera Umwuka w'Imana areme imibereho mishya muri twe. Icyo gihe ibitekerezo n'ibyifuzo bizahera ko byumvira ubushake bwa Kristo, kandi umutima n'ibitekerezo biremwe bundi bushya mu ishusho y'ukorera muri twe ngo yigarurire byose. Murumva ko uku guhinduka kubaho mu mibereho gutangira igihe hatabayeho kwinangira, kuko iyo tugize kwinangira guhinduka ntabwo kwashoboka rwose. Mwibuke ko turi kwiga icyiciro kivuga ngo uguhinduka. Rero ko tumaze kubisoma mu mwuka w'ubuhanuzi, mu Uwifuzwa ibihe byose, nitutinangira ngo twange uguhamagarwa kwa Kristo, tuzayoborwa munsi y'umusaraba, twicuze ibyaha byatumye umukiza abambwa, nibwo habaho impinduka mu mibereho yacu. Tugeze ku gasuwe kavuga ngo guhindurwa n'Umwuka Wera. Buriya kugira ngo umunyabyaha yihane, Umwuka Wera abigiramo uruhare rukomeye cyane. Muri Yohana 16 ku murongo waho wa 8 handitswe amagambo avuga ati: Umwuka Wera naza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha
abemeza ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Byumvikane ko burya kugira ngo uhinduke, kugira ngo wihane, umwuka wera abigiramo uruhare. Tugiye kureba uburyo umwuka wera aduhindura. Tugiye gusoma amagambo aboneka mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose, paje y'173. Handitswe amagambo agira ati: iyo umwuka w'Imana ahawe umwanya mu mutima, ahindura imibereho y'umuntu. Mwabyumvise? Iyo umwuka wera ahawe umwanya mu mutima, burya niwe uhindura imibereho y'umuntu. Intekerezo z'icyaha zikurwaho, ibikorwa bibi bikarekwa, urukundo, kwicisha bugufi n'amahoro bisimbura uburakari, ishyari n'amahane. Ibyishimo bisimbura agahinda, maze mu maso hawe hakagaragaza umucyo mvajuru. Byose bibaho kubw'umurimo ukomeye w'umwuka wera. Murumva ko umwuka wera agira uruhare rukomeye cyane mu kugira ngo duhinduke. Tugeze ku gasuri kavuga ukwihana nyakuri. Iyo dusomye amagambo aboneka mu mwuka w'ubuhanuzi volume ya 4, paje 298, handitswe amagambo agira ati: hatabayeho kwihana nyakuri, ntihashobora kubaho guhinduka nyakuri. Buriya umuntu wumva yifuza guhinduka ngo agire imibereho yahindutse rwose igaragaza Kristo Yesu, intambwe ya mbere akwiriye gutera ni ukwihana. Kwihana nicyo kintu cya mbere gishobora gutuma umuntu ahinduka by'ukuri rwose. Naho ubundi kuvuga ngo narahindutse, kuvuga ngo narakijijwe, ibyo ntacyo bimaze igihe utari wihana. Nicyo kintu cyabanje kugora Nikodemu cyane, wa wundi twabonye. Nikodemu kugira ngo ahinduke byamusabaga kwihana, nyamara muri we ntiyumvishaga uburyo akeneye kwihana. Yumvaga ari umuntu mwiza, ari umuyobozi w'itorero mukuru, yumvaga ari umuntu wubashywe, udakora ibyaha bikomeye, akumva ko kwihana atabikeneye. Niyo mpamvu yabanje kugisha impaka Kristo Yesu. Nyamara kugira ngo ahinduke by'ukuri, yaje gusanga kwihana ari ikintu cya mbere kandi cy'ingenzi. Rero umwuka w'ubuhanuzi volume ya 4, paje 298, haravuga ngo hatabayeho kwihana nyakuri, ntihashobora kubaho guhinduka nyakuri. Benshi bayoberezwa hano, kandi igihe cyose mu mibereho yabo bahora bayobywa. Iyi niyo mpamvu abantu benshi bifatanyije n'itorero batigeze bifatanya na Kristo. Usanga abantu benshi bifatanya n'itorero, bakabatizwa, akaba umwizera w'itorero, imyaka 5 igashira, 10 ikihirika, nyamara atari yifatanya na Kristo. Kuko Kristo yifatanya nawe igihe wihanye by'ukuri kandi ugahinduka by'ukuri. Hari amagambo nasomye antera ubwoba mu gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo. Rero itavuga neza yuko mu bantu 20 amazina yabo yanditswe mu bitabo by'itorero, ngo nta n'umwe muri bo izina rye ryanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama. Mbese nta n'umwe muri bo ushobora kuraga ubugingo buhoraho. Byumvikane ko kwandikwa mu bitabo by'itorero ntabwo bihagije, ahubwo igifite icyo kimaze ni ukwihana nyakuri, ukagira guhinduka nyakuri nk'uko turimo turiga. Nibi byonyine byatubashisha kwifatanya na Kristo Yesu. Iyo turebye mu kinyamakuru Urwibutso Integuza cyasohotse ku wa 3 Nzeri mu 1901, Ellen White arashimangira ati: iyo umunyabyaha yemejwe iby'icyaha, nanone akururwa n'urukundo n'ubutungane bya Kristo, kuko Yesu amwireherezaho. Nta muntu n'umwe ushobora kwihesha ukwihana kw'ingenzi mu gukiza ubugingo. We ubwe ntashobora kwihesha ukwihana, kimwe nk'uko adashobora kwihesha uguhinduka. Nta muntu wakwihesha kwihana no guhinduka rwose. Kwihana bivuka mu mutima binyuze mu kwitegereza urukundo rwa Kristo watanze ubugingo bwe kugira ngo akize umunyabyaha. Urukundo rw'Imana nirwo rworoshya imitima irusha indi yose kwinangira. Byumvikane rero ko kugira ngo tubashe kugira kwihana no guhinduka, ni uko twiyegurira Kristo mu mibereho yacu, kandi tukazirikana yuko kwihana ari ikintu cy'ingenzi cyane ku mibereho y'umukristo. Mbese ni izihe mbuto zituruka ku guhinduka?
hano tubona ingero zigiye zitandukanye muri bibiliya no mu mwuka w'ubuhanuzi, na hano bakaba barazivuzemo. urugero rwa mbere yohana urugero rwa mbere, umugore w'umusamariyakazi muramuzi, avuga muri yohana igice cyaho cya 4, ariko ku murongo wa 28 na 29 herekana icyo yakoze amaze guhinduka. Bwa mbere murabizi yuko yari umusambanyi, ariko amaze guhinduka, amaze kwiyegurira Kristo Yesu, yahise asiga ikibindi cye ku iriba, ajya kuzana bene wabo abayobora ku Mukiza. Icyo gihe abasamariya baraje batega amatwi Yesu, bumva ibyigisho bye, bumva ibibwirizwa bye, bamubaza ibibazo akabisubiza mu busa, nuko baranyurwa cyane. Bageze babwira uwo mugore bati, twiyumviye ko ibyo tubwiye ari ukuri, kandi twumvise n'ibindi byinshi utatubwiye. Nuko abasamariya binginga Yesu, baramuhendahenda kugira ngo agende asibireyo. Nuko Yesu amarayo iminsi 2. Yamazeyo iminsi 2 abigisha, abahugura ibyanditswe byera. Murumva ko byaturutse ku guhinduka kwa wa mugore. Hano batanze urundi rugero, umuntu wari utewe n'abadayimoni. Uyu mugabo yari ateye ubwoba cyane, ku maboko ye hariho ibice by'iminyururu, ku maboko ye yari yaraciye. Byumvikane ko yari ateye ubwoba, ku buryo igihe Yesu amugeraga imbere, abigishwa bamubonye bagashya ubwoba, bagahunga. Babonye Yesu asigaye ari aho ngaho, barongera baragaruka. Ariko Yesu yamwirukanyemo abo badayimoni, nuko wa muntu arakira, aba muzima, ndetse asaba Yesu ati, waretse nanjye nkajya ngukurikira aho ugiye hose. Ariko Yesu aramwangira, aramubwira ati, genda ubwire abandi iby'Imana igukoreye. Uwo nguwo niwe wazanye abo umudugudu w'iwabo, abo umuryango we bose kumukiza, kuko icyo gihe yari yagaruye ubwenge. Muzabona iby'inkuru ye muri Luka igice cyaho cya 8 ku murongo wa 35. Urundi rugero hano batanze ni Petero, wari umurobyi kandi utari warize amashuri menshi. Nyuma yo guhinduka kwe, yabaye umwungeri w'indahemuka. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, Ellen White asobanura ibya Petero kuri chapitre ivuga ngo umwungeri w'indahemuka, uburyo Petero amaze guhinduka yahise aba umwungeri w'intama n'abana b'intama. Yabaye umwigisha w'itorero rya Kristo, ndetse yita ku bizera baramaze kwakira ubutumwa bwiza, ndetse akita no ku bandi bari kwakira Kristo Yesu bundi bushya, abakire kwizera bundi bushya. Abo bose Petero abitayeho mu buryo bukomeye. Urundi rugero hano batanze ni Zakayo, wari umukoresha w'ikoro. Zakayo murabizi yuko akazi ke kwari ugusoresha, nyamara uyu nguyu nubwo ashinjwaga kuba umugambanyi, agashinjwa yuko agambanira igihugu, ari umwanzi w'igihugu bitewe n'uko yakoreraga Abaroma, ariko yamaze guhinduka, yemera gutanga 1/2 cy'ibyo atunze ngo gihabwe abakene. Uwo ni umurimo ukomeye cyane. Arangije n'abo yambuye yiyemeza kubishyura, ndetse akuba 4. Zakayo kubera guhinduka kwe, nicyo cyatumye afata 1/2 cy'ibyo atunze agiha abakene. Noneho abo yari yarambuye, abo yari yaribye, arabishyura akubye 4. Hari ikintu gikomeye cyane Zakayo yakoze koko cyerekana uguhinduka by'ukuri. Ariko hagati aho, ibyerekeranye na Zakayo muzabisoma muri Luka 19 ku murongo wa 8 n'uwa 9. Ikintu gikomeye cyane Zakayo yakoze ni uko guhinduka kwe kwatumye azirikana n'abakene. Mu gihe twebwe uvuga yuko uri umukristo, ukajya uvuga yuko uri umukristo, yuko uri umudivantiste umunsi wa 7 uvugurura, yuko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ndetse yuko wavutse ubwa kabiri, nyamara ugasanga abakene, abadafite icyo kwambara, abadafite icyo kurya, ntabwo ushobora kwibwiriza ngo bafashe. Icyo ni ikimenyetso cyerekana yuko utahindutse by'ukuri. Umuntu wese wahindutse yita ku mbabare nk'uko Zakayo yabigenjeje. Urundi rugero hano batanze ari rwo ruheruka, ruri kutwereka ingaruka zabaye mu guhinduka kw'abantu bamwe na bamwe, ni urwa Mariya, wa wundi wari warigaruriwe n'abadayimoni 7
kubera imibereho ye y'ubusambanyi. Nyuma yo kurokorwa no guhinduka kwe, yazaniye Yesu impano y'agaciro kenshi cyane kugira ngo amwereke ko amukunda n'uburyo amushimira ibyo yamukoreye. Imibereho ya Mariya yari ibabaje cyane. Bivugwa ko Yesu Kristo yamwirukanyemo abadayimoni 7. Bavuye hehe? Hano babisobanuye muri iki gitabo yuko abo badayimoni 7 bigaruriye Mariya kubera ubusambanyi. Nyamara usanga kuri iki gihe twebwe icyaha cy'ubusambanyi tugifata nk'icyaha gisanzwe, ndetse kenshi na kenshi nta nubwo tugiha uburemere bwacyo. Rero hano berekana neza yuko bari abadayimoni 7 bigaruriye Mariya kubera kiriya cyaha cy'ubusambanyi. Nibe na Mariya yigaruriwe n'abadayimoni 7 kubera icyo cyaha cy'ubusambanyi. Twebweho kubera iki cyaha hari igihe ushobora kwigarurwa n'abadayimoni 20. Ariko Yesu Kristo yaramuhinduye. Uko guhinduka kwabayeho kuri aba ngaba tumaze kubona ba kera, dukwiriye kuzirikana neza yuko natwe gushobora kutubaho. Natwe dushobora kugira umutima wahindutse biturutse ku buntu bw'Imana. Nk'uko Yesu Kristo yahinduye bariya twabonye haruguru, natwe ashobora kuduhindura rwose. Nigeze kumva umuntu wavugaga ati ese ko njyewe nasayishije cyane mu byaha bikomeye, mbese nanjye guhinduka byashoboka? Naramubwiye ntibyashoboka kubera yuko nta kure habaho umuntu ashobora kugera aho Imana itamugarura. Rero natwe guhinduka birakenewe kandi birashoboka. Ariko ikintu gikomeye cyane dukwiriye kuzirikana ni uko burya guhinduka kurimo navuga nk'ibice 2. Hari uguhinduka kw'ikinyoma no guhinduka k'ukuri. Uguhinduka nyakuri kutari ukw'amajyejuru. Uguhinduka kw'ikinyoma niko tugiye guheraho. Guhinduka kw'ikinyoma ni kwa kundi aho umuntu aba avuga yuko yahindutse, avuga yuko ari umukristo, nyamara ntibigaragarire mu mibereho ye. Hano batanze ingero, ariko burya tukwiriye kuzirikana iki kintu mbere ko tureba urugero aha ngaha rw'uwahindutse by'ikinyoma. Uri mu byanditswe byera, akaba anavugwa mu mwuka w'ubuhanuzi. Dukwiriye kuzirikana iki kintu gikomeye cyavuzwe muri iki gitabo, kandi koko nibyo. Impamvu yo guhinduka kw'ikinyoma ntabwo biterwa no kubura ubumenyi cyangwa amahirwe, ahubwo biterwa no kubura ukwegurira Imana mu buryo bwuzuye. Buriya igituma umuntu ahinduka by'ikinyoma, mbese ugasanga arahinduka mu buryo butari bwo, si ukuvuga yuko aba yarabuze amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana mu buryo nyakuri, ahubwo aba yarumvise ibyanditswe byera, aba yarabyisomeye, aba yarabwirijwe, ariko akabura ukwegurira Imana mu buryo bwuzuye. Rwa rugero nababwiraga ni urwa Yuda. Yuda ni umwe mu ntumwa za Yesu, twese turabizi. Mu bifuzwe ibihe byose, paji 717 handitswe amagambo agira ati: Yuda ntiyigeze agera ubwo yiyegurira Kristo by'ukuri. Ntabwo yigeze aca ukubiri no gukunda iby'isi ndetse n'amafaranga. Yemeye umwanya wo kuba umugabura we bya Kristo, ariko ntiyemera guhindurwa n'imbaraga y'Imana. Yuda yemeye kuba umwe mu bagabura be bya Kristo, ariko yanga guhindurwa n'imbaraga y'Imana. Ni benshi cyane muri twebwe bameze nka Yuda. Tukifuza kwifatanya n'itorero, tukifuza kwitirirwa izina rya Kristo, ariko tukanga kwiyegurira Imana mu buryo bwuzuye. Ibyo ngibyo nibyo bituma habaho uguhinduka kw'ikinyoma. Naho uguhinduka nyakuri kutari ukw'amajyejuru ko baragusobanuye hano. Hari amagambo agira ati: harasabwa ibirenze impinduka zigaragara inyuma. Kwa kundi tubona ngo umuntu ngo ni mwiza, ngagira ingeso nziza, ngagira imyitwarire myiza, ibyo nibyo birakwiriye, ariko hakeneye ikiruta ibyo ngibyo. Harasabwa ibirenze impinduka
zigaragara inyuma, ibyo bifite umwanya wabyo, ariko umutima w'umwuka ariwo ntekerezo ukwiriye kugirwa mushya, kandi ibyo ni byo bizatuma habaho ubugingo bushya. Impinduka zigaragarira inyuma cyangwa iterambere rigaragarira amaso si byo bisabwa, ahubwo harasabwa uguhinduka kuzuye k'ubugingo. Ni mu buryo dusome amagambo aboneka muri Bivuzwe Ibihe Byose paje 172. Handitswe amagambo agira ati: isoko y'umutima igomba kwezwa mbere y'uko imigezi yawo itungana. Umuntu ugerageza kugera mu ijuru ashingiye ku mirimo ye yo gukomeza amategeko aragerageza ibidashoboka. Nta mutekano w'ufite igisa n'idini rishingiye ku mategeko, rishingiye ku ishusho isa no kubaha Imana. Imibereho y'umukristo si ivugurura cyangwa iterambere ry'imibereho ya kera, ahubwo ni ihinduka rya kamere. Hari ugupfa ku narijye n'icyaha, maze ukagira imibereho mishya muri byose. Iyi mpinduka ibasha kuzanwa n'umurimo ukorwa gusa n'Umwuka Wera. Ngira ngo birumvikana cyane yuko uku guhinduka nyakuri gukwiriye. Igihe rero kirageze. Igihe kirageze nk'uko Yakobo yabwiye abo mu rugo rwe ati: nimukureho zino mana z'abanyamahanga zose. Natwe igihe kirageze kugira ngo tugire uguhinduka nyakuri. Igihe ni iki ngiki. Igihe ni iki ngiki kugira ngo tugire uguhinduka nyakuri. Rwose iki ni cyo gihe. Intumwa Pawulo we yarabivuze mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorino, igice cyaho cya 15 ku murongo wa 31, aravuga ati: mpfa buri munsi. Natwe dukwiriye gupfa buri munsi kuko Pawulo abivuze mu Bakorino. Rero icyo kintu kirakenewe. Mu gitabo cyitwa This Day with God paje 307 handitswe amagambo agira ati: hakenewe ko tuba maso buri gihe, tukongera guhinduka buri munsi, kugira ngo ingeso z'imico yacu buri muntu ku giti cye zerezwe Imana mu buryo bwuzuye. Imbaraga zacu zigomba kwezwaho inkamba z'icyaha kandi zigatozwa gukora umurimo. Ni ikintu gikenewe cyane, kandi Uwiteka Imana azabidushoboza rwose. Uwiteka Imana azabidushoboza nta kabuza. None se ni ukubera icyo abakera babigeze? Natwe birashoboka. Muzarebe Daniyeli mu gitabo cyitwa Imibereho Yejejwe, basobanura uburyo Daniyeli agize imibereho iboneye. Hano babigarutseho mu gasuri kavuga ngo ibanga rirahishuwe. Berekanye uburyo Daniyeli agize imibereho yahindutse rwose. Ariko se ibanga ni irihe? Reka mbabwire ibanga rya Daniyeli kugira ngo natwe iryo banga ribe iryacu. Mbese ibanga ryo kugira imibereho nk'iye budahemuka ryari irihe kuri Daniyeli? Umwami Dariyo aduhishurira ibanga rya Daniyeli, ashimangira inshuro ebyiri zose ko ibanga rya Daniyeli ryari mu gusabana n'Imana kwe guhoraho. Daniyeli yakomeje kugira imibereho irangwa no kwizera no gusenga buri munsi, akishimira kugira imishyikirano ya bugufi n'Imana buri munsi. Ngiryo ibanga rya Daniyeli. Yasabanaga n'Imana buri munsi. Yigaga ibyanditswe byera, kuko hari aho tuzigeze gusoma umuzingo w'umuhanuzi Yeremiya, akabona neza yuko bazamara mu bunyage imyaka 70. Ibyo turabizi twese. Rero Daniyeli yari umuntu wiga ibyanditswe byera. Natwe niba twifuza kugira imibereho yahindutse, dukwiriye kwiga ibyanditswe byera, tukiga ijambo ry'Imana ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi. Kandi cya kabiri, Daniyeli yagiraga imibereho irangwa no gusenga. Yagiraga imibereho irangwa no gusenga, ku buryo natwe dukeneye kugira imibereho irangwa no gusenga, kandi bitari ibya rimwe na rimwe, ahubwo tugasenga buri munsi. Uwiteka Imana bidushoboze, kandi natwe tubigiremo uruhare. Mu gitabo cyitwa This Day with God paje 277 haranditswe ngo: guhinduka by'ukuri bitwerekeza ku gusabana n'Imana buri munsi. Hazabaho ibishuko tugomba guhangana nabyo,
hamwe n'ibintu bikomeye bidukura ku Mana bikadusubiza mu mimerere yacu ya kera yo kutagira icyo twitaho no ku cyaha cyo kwibagirwa Imana. Kugira ngo ibyo tubyirinde, dukwiriye guhinduka kandi tugasabana n'Imana buri munsi. Mu kinyamakuru cyitwa The Youth Instructor cyo kuwa 24 Kanama mu cya 899 handitswe amagambo agira ati: "Ni njye muzabibu, namwe muri amashami." Ubu ngubu Imana idusaba ko umuntu ku giti cye agira umurimo akora ari wo kwiyegurira. Umuntu ku giti cye akwiriye kugira umurimo akora ari wo kwiyegurira Imana. Kristo naba muri twe akaba mu mutima, hazabamo kwera no gutunganya ibitekerezo n'imibereho. Ayo magambo aboneka mu gitabo cyitwa Ibitekerezo byo ku musozi w'umugisha cyangwa se Abaherwa ni bande kuri paje 24 na 25. Mu gusoza kino cyigisho dukwiriye kuzirikana ikintu gikomeye cyane ku byerekeranye no guhinduka. Nk'umwanzuro twasorezaho, dukwiriye kuzirikana ikintu gikomeye cyane muri raca gikristo, aricyo cyiki ngiki. Iyo tuvuze guhinduka, tuba tuvuga ku murimo w'Imana uhindura umuntu kandi ugakorerwa mu muntu, umurimo utuma umuntu ababarirwa kandi agahindurwa, umurimo uhanitse utuma umwizera atsindishirizwa ndetse akanezwa. Ni umurimo aho umuntu wa kera abambwa agahambwa, kandi niho umuntu mushya avukira mu bugingo bushya. Rero dusaba Imana kugira ngo tubashishe kuvuka bundi bushya, kugira ngo umuntu wa kera apfe, abambwe, ahambwe kandi azukire mu bugingo bushya. Igihe imibereho yacu itari yahinduka nk'uko bikwiriye, rwose ntidukwiriye kwitega yuko tuzaraga ubugingo buhoraho. Rero Uwiteka Imana adushoboze kandi atubashishe kugira imibereho yahindutse nk'uko twabisabye dutangira mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto 5:17, avuga neza yuko umuntu wese ari muri Kristo Yesu ahinduka icyaremwe gishya. Ni mutyo natwe duhinduke, kuko utazahinduka ngo agire imibereho igaragaza Kristo Yesu ntabwo azabona umwami Imana. Uwiteka Imana bidushoboze mu izina rya Yesu, amen.